abandi baragiye wowe urasigara wahaye ikimana ngubu kiriho iyo Mana ishimwe ikiturize amashimwe dufite ni menshi muri twe ninde wahakana ko wera n'ibihamaje yaresheje ubutwari mu mwijima azabana nawe n'iteka ryose yazutse umwami Yesu ariho
ubwo wiyishura umwana wawe Yesu Kristo ukunda w'ikirege akajya Karuvali akabambwa tukabamburwa, Mwuka Wera yamanukiye imitima yacu akabisobanura, dusanga ari urukundo rutangaje uherwa icyubahiro. Twaje rero tugira ngo Mwuka Wera atuyobore, kandi twaje kugira ngo ijambo ryawe wateguye rizavugwa mu cyumweru cyose uzarihugisha, kandi ubwoko bwawe bwateraniye aha ngaha turifuza yuko tuyoborwa nawe muri byose, kugeza nimugoroba tugutaramiye tunejejwe n'ibyo wadukoreye, tubyamaje mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nta muntu n'umwe udashobora kunezerwa muri aka kanya ku bwa gahunda dufite itorero, iteraniro rinejeje, kandi muri iri teraniro nta gushidikanya ingabo zo mu ijuru bari kumwe natwe. Reka dushime Imana kandi tubisabe kugira ngo iyi gahunda twinjiyemo yo kuramya ijuru rize gukomeza kubana natwe kugeza isoje. Tunejejwe n'uko hano Masaka twakiriye abashyitsi benshi, abasangwa ba hano Masaka bakire mu izina rya Yesu. Abashyitsi beza turabakiriye mu nzu ya data, akaba aturutse mu itorero rya Kacyiru. Dufite korali Ambassadors of Christ, ni korali yaturutse mu itorero rya Remera, nabo bajyejuru. Bizera b'i Masaka, abashyitsi badusuye, reka twishimire ko dufite korali ebyiri zadusuye muri uyu munsi, kandi turi buze gutaramana nazo muri uyu mugoroba. Reka tubagaragarize ko tubishimiye, tubakira mu izina rya Yesu. Utuye
nkimara kwakira Yesu umwami n'umukiza wanjye nagize ibyishimo byinshi byanyuzuye umutima nabatijwe nzi yuko ntazongera gucumura ariko nasanze ariko nagiye uramba nzahura umwami wanjye maze
niyo mpamvu ntari buze kugira komantere nyinshi kuri iki cyigisho. Icyigisho kiravuga ngo kubungabunga abigishwa, ntabwo ari abigisha, ahubwo no kubungabunga baki abigishwa. Akaba ibyigisho byarateguwe ni inteko nkuru rusange itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ku isi, kandi abanyarwanda baravuga ngo zitukwamo inkuru. ubwo nuvuga ko kiyobowe n'umuyobozi mukuru w'itorero w'inteko rusange y'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ku isi witwa Teddy Wilson. Iki cyigisho cyo kuri uyu munsi w'isabato ni icyigisho ubwe yiteguriye, nubwo ari jyewe ugiye kucyigisha. Aravuga ngo mu myaka 2000 ishize, mu gihe cy'impeshyi ku mpinga y'umusozi w'i Galilaya, ubwo Yesu yari amaze kuzuka, yiyeretse abigishwa be ndetse n'abayoboke be benshi, abaha amabwiriza y'uburyo bwo gukomeza umurimo yari yaratangiye kwiteguza abantu ubwami bw'Imana. Ku bantu benshi bari aho, iyi niyo yari inkuru, yari inshuro ya nyuma yo kubona ndetse no kumva imbonankubone umwami wabo wazutse. Ubwo yabiyerekaga kuri inshuro, tubwirwa ko mbere y'urupfu rwe Kristo yari yarateganije igihe n'ahantu. Ubwo abigishwa be bateze Yesu amatwi, abamarayika baribukije isezerano rya Yesu ryo guhurira nawe i Galilaya. Iryo sezerano ryasubiwemo abizera bari bateraniye i Yerusalemu mu cyumweru cya Pasika, kandi binyuze muri bo iryo sezerano ryageze ku bantu benshi bari bababajwe n'urupfu rwa Yesu. Bose bari bategereje bafite amatsiko. Ubwo abagize iryo tsinda bari bateraniye i Galilaya, Yesu yagaragaye hagati yabo mu buryo butunguranye. Bamuteze amatwi bafite ubwoba igihe yabahaga amabwiriza yabaye ikimenyetso yanditswe muri Matayo igice cya 28:18 kugeza 20, aho badusomeye havuga ngo nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bari bukwiye kuvuga ngo amen. Yesu ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Tugeze ku gika kitubwira ngo itangira ry'umurimo w'itorero. Mbere y'imyaka igera kuri 3 yabanjirije iki gikorwa, hari ikindi kintu cy'ingenzi cyabereye ku mpinga y'umusozi w'i Galilaya. Ibyanditswe byera bitubwira ko gutoranya kw'intumwa 12 ariko kwabaye intambwe ya mbere mu gushinga itorero, aryo ryaje gukomeza umurimo wa Yesu hano ku isi nyuma yo kujya mu ijuru kwe. Muri uku gutoranywa, ibyanditswe biratubwira biti yazamutse umusozi, ahamagara abo ashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma abwiriza ubutumwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 3:13 ndetse na 14. Abo bigishwa 12 bari bafite amahirwe yo gukurikira Yesu buri munsi, bumva inyigisho babona akora, biga ku rugero rwe. Abigishwa bamaze imyaka 3 n'igice bahabwa amabwiriza n'umwigisha ukomeye isi yigeze kumenya. Binyuze kubana nawe mbonabone, Kristo yabigishije umurimo we. Umunsi ku munsi bagendanaga nawe, ntabwo yigeze ategeka abigisha we gukora iki cyangwa kiriya, ahubwo yaravuze ati genza ute? Bengereze ko badafite ibyigisho. Yaravuze ngo genza ute? Ntabwo Yesu ajya ashyiraho agahato, ahubwo aravuga ngo genza ute? Nkurikira. Abigishwa bari nk'abahanga ba Yesu, bavuga ibyo babonye kandi bumvise kuri we. Nabo bagombaga gutoza abantu, bakabohereza kuvuga ubutumwa bwiza, kandi kugira ngo babashe gukora ibyo bagombaga guhabwa ubutware bw'Umwuka wera. Kugira ngo burya ugire icyo ukora muri iri torero, hari ubutware ugomba guhabwa. Ntabwo ari uguhagarara guca ku bintu mubwirize,
nta nubwo ari kuririmba gutyo gusa. Burya kugira ngo ubashe gufata umwanya wo kuririmba no kubwiriza hari icyo ugomba kubanza guhabwa ngo ni ikihe? Ubutware bwa Mwuka wera. Haleluya. Tugeze ku gatatu tubwira ngo icyo abizera bose bahamagare gukora. Nanone kandi ku mpinga y'umusozi Kristo wazutse yatanze inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza, atayiha abo yari yaratoranyije kuba abayobozi b'itorero rye gusa, ahubwo yayihaga abizera bose bari ahantu hose. Yesu yarambuye amaso areba mu ijuru, maze avuga ko umurimo we hano ku isi urangiye kandi ko agiye gusubira kwa se mu ijuru. Yabwiye abigishwa be ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Abigishwa nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yabasobanurira inshingano y'itorero, avuga ko bagomba guhindura abantu abigishwa, babatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi ati mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Iri torero rishingiye ku kwitondera ibyo Kristo yavuze bingana iki byose. Abanyuranya n'ibyo Kristo yavuze igihe kiri hafi kugira ngo babone ibihembo byabo. Nta muhamagaro urutuwe kuba umwigisha wa Yesu Kristo. Haleluya. Mu mvugo yahuranyije intego ya buri mwigisha nyakuri ni ukuba nka Yesu. Mu kibwiriza cyo ku musozi Yesu yaravuze ati, umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu buryo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Iyo umaze gutungana, ikikugaragariza yuko wabaye umwigishwa wa Kristo ni uko ukora nk'uko Kristo yagezaga gute. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 40. Kandi uyu muhamagaro wo guhindura abantu abigishwa ni inshingano yagutse y'itorero ireba amahanga yose. Mu gihe iri ishobora kuba ari intangiriro ryo gushishurirwa ku bayoboke benshi bari bicaye ku mpinga y'umusozi w'i Galilaya, igihe Yesu yari ku isi yari amaze kwerekana ko ubutumwa bwiza bugenewe abantu bose, butagenewe abayuda gusa. Yari yarabwirije abasamariya, abaroma n'abandi banyamahanga barimo umugore w'umusirofonike ndetse n'abagiriki baje kumushaka mu gihe cy'ibirori. Tugeze ku gatatu tubwira ngo umurimo wera. Nyuma yo guhabwa inshingano, abayoboke ba Yesu batangiye guhamya bahereye ku bantu bari abegereye, abavandimwe, inshuti, abaturanyi, maze bakomereza kuba kure yabo. Umwe mu bigishwa biyeguriye gukora umurimo ni uwitwa Tabita, uzwi ku izina rya Doruka. Doruka yari umwigisha nyakuri wa Yesu Kristo, kandi ubuzima bwe bwari bwararanzwe n'imirimo y'urukundo n'ubugiraneza yakoreraga abakene n'abababaye, kandi imirimo ye yarangwaga n'umwete mu mirimo y'ukuri. Urupfu rwe rwari igihombo gikomeye. Itorero ryari rikivuka ntabwo ryashoboraga guhomba imbaraga ze. Kuba umwigishwa kwe kwagize uruhare rukomeye mu murimo w'itorero rya mbere, ku buryo igihe yapfaga Imana yakoze igitangaza binyuze muri Petero, iramuzura. Igeze ite? Iyo usomye mu bitabo bisobanura iri somo, bivuga yuko igihe Tabita yapfaga, abantu bakibona Petero ahagaze hariya bose ngo birutse bamusanga, bamwikubita imbere, baravuga ko Tabita apfuye, ariwe waduhaga imyenda, ariwe wadufashaga, ubu turagira gute? Petero asengera ku mutima, abwira Imana telefone mu ijuru, aho Imana ihora kuri rezo. Imana itanga igisubizo, izura Tabita. Igihe itorero ryakomezaga gukura, abayoboke ba Kristo batangiye kubona uburyo umuhamagaro wabo wagutse, nk'uko byagaragajwe na Pawulo igihe yavuganaga n'abagabo muri Ateniya, igihe yari ahagaze hagati ya Areopago, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka n'ibikurwaho uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana, ngo aho iri bashake kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri. None Satani yarabivanze, abantu basigaye bavanga bakajya za Kanyarira, bakajya munsi y'ibitare ngo niho bagiye gushaka Imana. Kandi hano baratubwira ngo niyo ukaba bakabye kugenza gute uyikoraho, hano bakatubwira ngo kandi nawe iri kure yacu. Ariko Satani buri gihe uravanga
umuntu agafata imodoka bajya kwishakira igitaramo ku misozi y'igitaramo kandi ni hafi. Igihe itorero ryakomezaga gukura, iki kintu cyarababaje cyane. Iyo urebye ukuntu abantu barindagiye, ikintu giteye ubwoba. Aho uri hose, waba uri mu modoka urayiseka akakumva. Uko imyaka yagiye ikurikira niko Imana yagiye iyobora itorero ryayo, uko ubutumwa bwayo bwagiye buhererekanywa hagati y'abigishwa. Rimwe na rimwe bakahasiga ubuzima bwabo, bagahindura abantu abigishwa binyuze mu kwigisha ijambo ry'Imana, babatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi babatoza nk'uko Yesu nawe yabitoje. Tugeze kutubwira ngo amahirwe yacu, mbega uburyo uyu munsi dufite amahirwe yo kugira umubare munini urimo ukomeye wo kubwira abatuye isi mu ijwi riranguruye, tubabwira ubutumwa bwiza buheruka mu mvugo y'ubutumwa bwa marayika batatu buboneka mu Byahishwe igice cya 14. Inoti aravuga ati ageranya inshingano ikomeye n'ubutumwa bw'amarayika batatu mu buryo bugaragara kandi bufite iki? Bufite imbaraga. Marayika wa mbere avuga ngo iki? Mubahe Imana mugeze gute? Muhimbaze. Marayika wa kabiri avuga ngo iki? Iraguye. Marayika wa gatatu avuga ngo iki? Umuntu uramya inyamaswa ni iki? Iri jwi dukwiriye kurivuga turangururira ababyumva bakabyumva, udashaka kubyumva igiye kuba. Tugeze ku gataka tugira ngo amahirwe yacu, abadivanti b'umusoro karindwi bashyize ku isi kugira ngo babe abarinzi n'abatwara umucyo. Bahawe ubutumwa bw'umuburo uheruka bagomba kugeza ku batuye isi igiye kurimbuka, bamurikirwa n'umucyo uturuka mu ijambo ry'Imana. Bahawe umurimo w'ingenzi cyane, kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa kabiri n'ubwa marayika wa gatatu. Nta wundi murimo ufite agaciro nk'uyu nguyu. Ntabwo bakwiriye kwemera ko hagira ikintu icyo ari cyo cyose gituma bateshuka iyi nshingano. Nta kintu na kimwe. Curuza, jya mu kazi, ariko ibyo byose umenye ko ukwiye kubwiriza ubutumwa bwa marayika bangahe? Batatu. Twahawe ukuri kw'ingenzi kugira ngo tukubwire abatuye isi. Kwamamaza ukuri ni inshingano yacu. Isi igomba kuburirwa, kandi ubwoko bw'Imana bugomba gukoresha neza n'icyizere bwagiriwe. Tugomba kuba imiyoboro yeguruwe Imana, inyurwamo n'imibereho mvajuru kugira ngo igere ku bandi. Umwuka Wera niwe ubeshaho itorero kandi agakorera muri ryo, akaryeza kandi akabitunganya imitima. Yabambanywe na Kristo mu mubatizo bazakurikira ubugingo bushya. Umwuka Wera akaba imibereho nk'iya Kristo. Twahawe inshingano yera, twiyeguriye gukora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza. Kwezwa n'ijuru bikwiriye kuba imbaraga zawe. Reka noneho nanjye mvuge ngo bikwiye kuba imbaraga zanjye, nawe uvuge ngo bikwiye kuba imbaraga mujyame mvuga ngo zawe. Umuntu wese avuge ngo bikwiye kuba imbaraga zanjye. Tugeze ku gaka katubwira ngo guhindura abantu abigishwa urugendo. Guhindura abigishwa n'urugendo birenze gukoresha amaterano y'ivugabutumwa, birenze kugaburira amashuri, gukora isuku ahaduzengurutse, gutanga ubufasha mu by'ubuvuzi cyangwa gutanga ibyigisho bya Bibiliya. Nubwo ibyo nabyo, ibyo bikorwa nabyo ari ingenzi. Intambwe ya mbere yo guhindura abantu abigishwa ni uguhinduka abigisha twebwe ubwacu. Buriya kugira ngo umenye kwiga gusoma no kwandika no kujya hehe? No kujya mu ishuri. Kugira ngo rero ubashe kuba umwigisha, ugomba kubanza kwigira mu ishuri rya Kristo akabona kugutuma. Tugomba gufatira icyitegererezo kuri Yesu kandi tukamera nkawe, kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, arera kandi arakiranuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uburyo dukora ibyo ni ukumarana na Yesu umwanya we binyuze mu masengesho, kandi tukamwegurira byose kandi tukumvira amategeko ye kubw'imbaraga ze. Ahubwo ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rigeza gute ritubwira. Inama ya kabiri nk'uko yagaragajwe mu mibereho y'abigishwa ni ukubwira abandi ibyo twiboneye n'ibyo twagenze guse. Twumvise ibyo twabonye kandi twumvise binyuze mu kiganiro na Yesu, tukababararikira gusogongera
bakumva ko Yesu agira neza. Iyo usogongeye ukumva ko Yesu agira neza, wifuza ko n'abandi baza bagasogongera bakumva iyo neza ya Yesu. Zaburi igice cya 34:8. Kandi iyo beguriye Yesu imibereho yabo binyuze mu batizo, abo bizera bashya baba bagikeneye gukomeza kwigishwa binyuze mu gutozwa n'abigishwa babarushije ubumenyi mu kwizera. Burya mujye mumenya ko hari n'ubumenyi mu kugeza gute mu kwizera. Abo bamenyereye ni abizera basanzwe ndetse n'abashya. Nk'uko byari bimeze mu gihe cy'isezerano rishya, gukora umurimo w'itorero bireba buri wese, ntabwo ari abapasitoro gusa, ababwirizabutumwa gusa cyangwa abandi bayobozi. Twese Imana iraturarika binyuze mu mbaraga zayo ngo duhinduke abigishwa ba Kristo, maze tujye guhindura abandi bantu abigishwa. Yesu araje gira uruhare mu murimo w'Imana. Mbere y'uko dusoma gato cyane gasigaye, ndifuza gusaba umuyobozi nabonye hariya wahagurutse atambugeze hano. Uyu ni hano umuyobozi. Turasaba n'undi muyobozi hano muri korali nawe zihano. Turasaba n'umuyobozi mukuru nawe azahano. Dushyizemo jenda se? Dushyizemo jenda. Icyo mugiye kudukorera rero, iki cyigisho nihuta kubera ko dufite gahunda nyinshi, ariko insanganyamatsiko kiravuga ngo kubungabunga iki abigishwa. Mugiye gusenga Imana. Hano dufite amavuna mu kwezi kwa 12. Turifuza ko tuzabona ababatizwa benshi. Mwuka Wera azabungabunga imitima y'abazengurutse iri torero kugira ngo bazaze babatizwa mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, kandi bazaze bitondera ibyo Yesu Kristo yavuze byose. Reka rero abo batatu bagiye kudusengera, kandi mwihangane niba hari ufite n'agasebe apfukamisha ivi rimwe, mwebwe mupfukame, abandi mwicara aho maze basenge Imana. Senga Imana. Mana yacu turagushimira cyane kuko watubereye Imana nziza, uratubungabunga mu byaha byacu, ntiwahita ahubwo ukomeza kudukunda ntacyo. Twibukije amagambo y'ingenzi ko mbere yo kuyobora tugomba kubanza tukabayoboka, tugomba kubanza turagusaba ngo utubabarire ibyaha byacu. Ni henshi twageze nabi, ni henshi tutagukiranukiye uko bikwiriye, ni henshi twayoboye tutabikwiye, ariko uratwemerera Imana twabicyo. Tubabarire kandi utweze kugira ngo tubashe kuyobora umurimo wawe muri iki gihe cyawe. Tuje imbere y'amaso yawe dupfukamishije amavi y'imitima n'ay'imibiri, tuvuga duti ushimwe ushimwe ushimwe. Urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubw'umugaragu wawe wanyujijemo ubutumwa, utwigishije kandi utwibukije inshingano zacu nk'abakristo muri iki gihe giheruka. Tuje imbere y'amaso yawe nanone tugushyira imbere umurimo ukomeye wahaye itorero, tugusaba kuwukomeza kuko turabizi ko uzawusoza, ariko ikiruta byose ubanze weze tuwutegure kugira ngo tuzabashe kubona ibihembo wateganyije. Tweretse umurimo itorero gukora, tweretse abayobozi baryo, ndagusaba Mana ubahe ubwenge, ubahe ubwenge, ubahe guca bugufi, ubahe kugendera mu nzira zawe kugira ngo tutazaba ibyabo, ahubwo nuza tuzagusanga twishimye. Gahunda ziri imbere urazizi, ivugabutumwa ryatangijwe muri itorero barizi, niyo wariyoboye, kandi ijambo ryawe riravuga ngo niyo watangije umurimo kandi uzawusoza. Abazumva ubutumwa, abazabatizwa, tubagushize amaboko yawe kugira ngo byose bizayoborwe nawe. Komeza ubane nawe, komeza utwigishe, komeza uducishe bugufi, kuko nibyo bikwiriye abagukurikiye kandi bifuza kuzagufasha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wacu.
ukomeze kumva gusenga kwacu. Iteraniro riri aho umugisha, kandi ibi bintu twumviye aha hantu ntabwo twashobora kubungabunga abigishwa bawe. Natwe turifuza ko waduhindura ukatugera ku kigero ushaka cyo Kristo, ku gihagararo cya Kristo. Komeza kutugirira neza. Aya mavuna ari gutegurwa turayasengeye, ni ivugabutumwa ry'igihe kinini kandi rikomeye. Turifuza yuko, turagusaba yuko wazararika abantu umwuka wawe wera akaba ari ugenda akabikora kuko wazi uburyo bwiza bwo kubikoramo. Dusengeye abaturanyi muri uru rusengero ndetse n'abakristo bahangaha kugira ngo ibi bintu bazabishyiremo umwete kandi bararitswe n'imbaraga y'umwuka wera. Uzashyigikira umwigisha, uzamuhamagara amazima, kandi n'abazaterana bose uzabahamagara amazima. Amakorali uzayafashe, uzaca inzira zose zishoboka kugira ngo ivugabutumwa rigire umusaruro uhagije. Tugushimiye ko waduhamagaye kandi ukadutoranya kugira ngo twamamaze inkuru nziza. Turakwinginze rero ngo natwe utugire ibikoresho bikwiriye. Nituvuga uhabwe icyubahiro, nituririmba ujye uhabwa icyubahiro. Komeze kuturindana n'imiryango yacu Mana. Tukweretse itorero muri rusange, guturuka ku buyobozi bwo hejuru ngo bagirire neza. Umwuka wawe wera, umwuka w'ubwenge akomeze kubabaho. Ibi bihe dusohoyemo bigoye, umwuka wera abidushyigikiremo, ajya tuba hafi, atugire inama, atuyobore icyo dukwiriye gukora cy'ingirakamaro. Turagushimiye kuri kumva gusenga kwacu, kandi uzakomeza kudushyigikira. Byose tubisabye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mana yacu, turishimiye ko tugirambirwa kutwumva, niyo mpamvu tukigusaba turi imbere yawe kugira ngo wumve gusenga kwacu. Turishimiye amagambo meza wongeye kunyuza umugaragu wawe kugira ngo wongere abone ubwoko bwawe byerekeranye no kubungabunga abigishwa. Tugushimiye ko waduhamagaye ngo tuze itorero ryawe, twinjire mu ishuri ryawe, ishuri twigishirizamo ibyanditswe byera, ishuri utwigishirizamo kukumenya, ishuri utwigishirizamo gukorera. Tugushimiye ngo watugiriye icyubahiro. Twongeye kwibutswa byerekeranye n'umurimo wawe kuri inshingano dusigaye hano ku isi, kugira ngo twebwe twamaze kukumenya tubashe kukumenyesha abandi. Mu ntege nke zacu ujye twambika imbaraga, kandi aho duteshuka ujye tubabarira. Dore hano i Masaka dufite amavuna ategurwa mu buryo butandukanye, ariko tutari kumwe nawe ntacyo twageraho. Turitanze rero kugira ngo umuntu wese uzagira icyo afasha muri iri vuna ni kuzamura umugisha wawe, kandi aba ari we uzirarikira kugira ngo ijambo ryawe rizavugirwamo rizabe ijambo ryabasha gukiza ubugingo bwa buri wese, kugira ngo inkuru nziza izavugirwa kuri iyi misozi izabe ubwuzu, kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka kwawe, n'ugaruka tuzagusanga muri twishimye. Umubwiriza wacu Gasana James arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo abashe gutegurira ubwoko bw'Imana ibyera. Turakwinze abantu murinde kurwaragurika n'ibitekerezo bizima, kandi uzamuha imbaraga z'umubiri kugira ngo azabashe gukora ibyo ngibyo birazamura aha ngaha, kugira ngo azafashe ubwoko bwawe nawe turusheho gushima izina ryawe. Iki cyumweru cyose twinjiye mu cyo bubyutse n'ivugurura, tubashe kongera kubyutsa intekerezo zacu kugira ngo tubashe kongera kwitanga tumazeyo, kugira ngo ubwo twitegura Kristo tumwiteguza n'abandi, turusheho gukomeza kuba iteka ryose. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo soze nk'uko wateguye iki cyigisho yabigennye. Ibibazo bigera kuri 2, ariko kugira ngo tudatinda ntabwo ndi buze kubasaba ngo bisubize,
ahubwo mubisubirize mu mitima yanyu. Ni mu buhe buryo dushobora guha agaciro umwanya tumarana na Kristo kugira ngo tubashe kwimenyereza ijwi rye n'amabwiriza ye mu mibereho yacu? Ni ryari ry'umuha umwanya kugira ngo ubashe kwimenyereza kumva ijwi? Ikibazo uza kukisubiza. Mbese ukora nka Doroka cyangwa Pawulo igihe uha abandi amabwiriza y'ukuri? Twagiye mu bihande byacu tubabwira ko dufite ivuna. Mbese nawe mu gihande cyawe wakoze nka Doroka kugira ngo ubutumwa buzavugirwa aho ngaha ijuru rizakwandika ko nawe hari icyo wakoze? Ikibazo cya kabiri, mbese mu itorero ryanyu hari umuntu ushobora kwegera ukamufasha kandi ukamutoza mu rugendo rwo kugendana na Kristo? Icyo nicyo tugiye gukora muri aya mavuna, kwegera umuntu ukamutoza akagenda nka Kristo. Imana itubashije gusobanukirwa n'ibi byigisho tugiye kumara icyumweru cyose, kandi saba abizera b'iri torero yaboneka iminsi 6 ntabwo ari myinshi rwose. Muzagerageze, turazinduka n'abajya ku kazi bakajya ku kazi bamaze kunyura hano twize iki cyigisho. Ndasaba Imana yo mu ijuru ishobora byose ngo buri muntu wese waje hano akaba yategeye amatwi iki cyigisho, Mwuka w'Imana abane nawe mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana abane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Yes,
umusaraba nta kindi kintu cy'icyo